Yashari icyorezo cyiza gihangayikishije isi. Bosiraza kutwira akunga karashize umugore ndamuhikiye umunsi w'umura sha kagapfukamwa kaje na korero ntabwi akoze gutera ibintu n'ibiki sha ibintu rwose ikona virus natukumeje n'ibikira uramugene ndi kubona wasanga Yesu ndangwa none uyu munsi menza ndabona mvumba ndanasifumba ikosho wa mwana Karoli nimeze none si ngo bayumugene cyane unyegera ngwiki kuna virus guhakuras bikwirinda kuna virus uje guhakuras cyane gira kutayinyambika byo kwirinda kuna virus abagabo baragwira ubu nari Akana ko kwirinda corona virus uziko nta bwenge ukigira akana gafuka mu bwenge bwaragushiranye nta kintu ngiye muri ko mubwiza ukuri ubu narinzi ngo ngiye kunywa ngiye kuvumba ngo ni umugeni ahubwo se umugeni utagira abaherekeza wari kugana ndi kurinda corona virus wakigota nta kazi namuze byaba wowe uri n'igicucu ahubwo ntabwo utekereza namuze n'igicucu ukeneye kwigisha akana gafuka mu ni ibikiko gapfuka mu none si coronavirus bambara supanete urukwirinda malaria kuyimbwira ubundi urayizi ati umuburirisi ngenda kuruta urukwirinda malaria ikigo cyo hori gicucu ngenda kuruta none si wambaye igihoho cy'ihene igihoho cy'ihene cyanga sha usigaye urona ya ubu nubwirizwa korona uko bwirinzi bwawe nta gahunda bugira ahubwo reka nkwereke igikwiye nuko twakwegera umunyabuzima akakugira inama kandi nziko nirize korona virus wowe wakicucu korona virus kandi nabyo ubundi warugiye guhaha mwana guhaha ukagenda wambaye mu nzira akahunga kanshiranye ngo kahunga yashize none si kahunga yagushenye kugenda wambaye supanete mu muhanda nta ruso supanete ni kwirinda korona virus akicucu mbese ya supanete niyo gukingira imibu kandi nabwo bayiryamamo ntabwo bayigendana mu nzira sawa noneho ubwo ni wowe njiji cyangwa ni ntabwo wabaye tu tujye gusobanuza umunyabuzima hano hirya noneho ni wowe uratsinda tugere ngareka tuhagere ariko nawe wambaye gucari nawe ahubwo bakwigisha ukwiriye kwiga byinshi tugere wakicucu ahubwo ni wowe uri kuyitera wa umunyabuzima wawe agapfutse nyine mu mwagero tujya ko umunyabuzima wagiye urambwira uburyo wabaye itungo sawa mwaramutse komera munyabuzima ntabwo sibuza muzi ariko ikinzanye ngaho nawe ndebe dore yambaye supanete yambaye igihoho supanete afite ukarubwirinzi ubwo ni ubwirinzi bwari kwirinda coronavirus kwirinda akanagapfukamunwa urukumva munyabuzima yewe akanagapfukamunwa yewe kwanza akankuremo ariko nabegeye mutanyanduza akanagapfukamunwa urukumva akanagapfukamunwa njyewe n'igihoho iki ni igihoho ngaho uca nawe none kugira ngo twirinde coronavirus baragapfukamunwa dukoresha akangaka naka kanje se kandi ndi uzi ukuntu kandi ujya kugakoresha igihoho cike agapfukamunwa arandi agakura wakabonye reba agapfukamunwa kanya turi mu karindwi ase muri coronavirus bari kuvuga ki ibintu n'ibintu mubwira n'uburyo yandura nta n'uburyo azinona usibye kugamba yandurira mu gusuhuzanya mu matembabuzi no kwegerana niho yandurira Wandi ni kwamara igihoho n'amayihene apo ndagitaye nawe utanyegera ndi ngamba igezwe ugomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune buri hamwe hose ugakaraba intoki n'isabune n'amazi ngo ntabwo yangeraho corona virus aje ni corona virus yakugeraho ni corona virus ni covid 19 mu yandi magambo ujye ubimenya nabyo aje shabona yize nje narasomye uri kunsuza nawe bagubu nyabuzima sha uranyigishe ariko sha inzara irakumira nabi iranyishe naguze ibiro 5 by'akawunga ngura n'ikiro cy'urusenda ariko noneho asigaye inusu y'akawunga urugo rwanjye wowe wate ubwo rwawe rurifashije kandi
nigende urakoze natwe umunyabuzima murakoze kuduhimana murazikurikiza murakoze cyane rwose batwigeze tocekere ku mbaga genda ariko watsi cyane umva sharuka baho utanyege ugendera hirya bavuze ariko neza wari ukugira ngo nasobanukirwe ariko muri make wari wabaye ituye wanditse amateka muri iki gihugu nta kibazo tubyore akosha mwana inzara iranyishe tuvuge dusubire ibindi ibyo by'inzara byo abantu bishwe n'indwara none wumva inzara irakwishe dusigaye turakoza akawunga mu rusenda mwana musosi y'urusenda isosi y'urusenda zikuntu ariko iraryoha niko warambingira iraryoha kubera urusenda sha ako ne barakana ufite kumva aho ushaka kugira ngo umenyere ubuzima oya nje nta nuko inzara iranyishe agafaranga n'icyo nongewe nawe warapfuye se kubera iki kibazo se oya ariko noneho tugomba gukurikiza inama batubwiye irangwara nimbi ukaraba iki intoki n'isabune noneho warangiza ntiwegerane n'undi nk'amazi arimo amazi meza yasukuye akubwo wabyumvise nta kibazo sha uranyumije ariko muya n'umuntu wanyambuye shahu umwana we nigiye kubatira igifunda akanyambura uri umufundi hano akanyambuye umukorera 3,000 arangiza amembe 500 yonyine ibyo ntukabimuryoza mumuye nawe jambo nawe abonaho mbera mu bigiye je karori umva yabonaho mbera mu none uri rukunyumye jewe wanyishe nta nubwo yancika namurya n'ukuboko namukiza sawa sha mwana wandwanye uko mfite ikibazo hari umugabo wanyubakiye inzu andi na telefona rero aho nzahurira nawe sinzi ukuntu uzagira sha wandwanaho kwe aranyica pe kugira ngo ndakubesha aha dore nguriya kuko muye n'umugabo wanyambuye dore nguriya muye nawe namubaki buriya muye nawe byagenda kupa mana yanjye we umugabo muye nawe ariko si kandi kubonye we data we nawe wakikana gacha ariko si wakwihanganya ihangana amafaranga yarageze ihangana amafaranga yarageze Yesu sema amafaranga ko yavuze ariko si ntabwo wancika kuba iki cyorezo cyane ntabwo nakwegera ariko umfasha ntabwo wancika mwabaye muti ini stop abantu biki gihe mwabaye niko cya ngo akazi ngo umurimo umeze nabi ngo amafaranga make none se yasigaye ayasigaye ndi kuyashaka ngo ngubakirura amabihumbi 3 umemagana 5 yonyine cyane wowe uruhatu byumvise mwabaye muti amafaranga ntabwo urancika muramo iki kintu yewe mu rugo bari kurarira umunyu mfite udufaranga duke yakuramo kino kintu basi ntugu ufite angahe watigamo 500 mfite 500 nagoye 500 hari abasigaye igihu yangane ukoraga abana mbese nagoye akazi nkwanze umva sha nagoye akazi nkwanze ariko nkuramo kino kintu basi nkuramo kino kintu basi ariko ntagura yama mu ntoki yashira hasi hano hasi hari hasi ndo anga dore ngaye twirinda coronavirus dore ngaye ngari nta kibazo kanigende ubwo njye ndagushakira yasigaye nta kibazo igendere rwose igendere aha ibiro 5 by'akawunga birabonetse yaba mwacoco papa we ibiro 5 by'akawunga umugore ndamukize yebwe we chatanu mwatanu ibiro 5 agasozi tayari ibiro 5 gose ana nyagaza haba we kabanza babaga mu mwanya waje tumweho nagacupa sha gomwa umva ari umuvuna metero waranyambuye ariko aragishuye bati mu gacupa waratuma pa iyi nzara umuntu ntiyariye mana we Imana irebera imbwa koko barabivuze kidahumbye urandebera aya sa amafaranga ntoragwa amafaranga rwose tata wasinoya ibyo ni biro 5 by'akawunga oya nagaraye we yanditse izina ryawe yanditse izina ryawe amafaranga nta nagaraye hebo n'amafaranga kuko biro 5 by'akawunga ntabwo wabijyana none ogiye sawa none undare amafaranga none reka nabura ibiro 5 by'akawunga umugore ze nawe mbashaka ndakanabwe nyagushaka umoro wenda kwicaca wakavo ndakwica ibiro 5 by'akawunga biragenjewe ntabwo nabyemera nje mbashaka ntabwo nabyemera